Ndagusuhuje cyane ukomeje kunyumva no kuntega amatwi. Nitwa Nigwa Jeremy. Iyi ni Baba Official. Mu gitabo cy'Abaroma igice cya mbere uhereye ku murongo wa 21 hari amagambo avuga ngo kuko ubwo bamenye Imana batayubahirije nk'Imana habe no kuyishima ahubwo bahinduka bibwira ibitagira umumaro maze imitima yabo y'ibirimarima icura umwijima. Biyise abanyabwenge bahinduka abapfu maze ubwiza bw'Imana idapfa babuhindura ibishushanyo by'abantu bapfa. Nicyo cyatumye Imana ibareka ngo bakurikize iby'imitima yabo irarikiye bakora ibiteye isoni bononana ndetse bononana n'imibiri yabo kuko baguraniye ukuri kw'Imana gukurikiza ibinyoma bakaranya ibyaremwe bakabikorera kubirutisha Imana rurema ari yishimwe iteka ryose. Nicyo cyatumye nanone Imana ibarekera kurarikira ibyonona ndetse bigeze ubwo abagore babo bakoresha imibiri yabo uburyo bunyuranye n'ubwo yaremewe kandi n'abagabo bibuko bareka kugira abagore babo iby'imibiri yabo yaremewe bashyushywa no kurarikirana ubwabo. Abagabo bagirana n'abandi bagabo ibiteye isoni bituma mu mibiri yabo bagarurwa ingaruka mbi ikwiriye kuyoba ukwabo. Kandi ubwo baretse kumenya Imana nicyo cyatumye Imana ibareka ngo bagire imitima yabaye akahebwe bakora ibidakwiye buzuye gukiranirwa kose n'ububi no kurarikira n'igomwa buzuye n'ishyari n'ubwicanyi n'intonganya n'ubugambanyi no gukina no kubyimba no gusebaniriza mu byongorerano n'abatukana n'abanga Imana n'abanyagasuzuguro n'abirarira n'abahimba bibi n'abatumvira ababyeyi. Aya magambo ari mu gitabo cy'Abaroma mu gice cya mbere uhereye ku murongo wa 21 ukageza ku murongo wa 30. Iyo usomye neza aya magambo hari aho ugera ku murongo umwe ukakubwira uburyo abagabo b'iki gihe bononera imibiri yabo bakayikoresha iby'itaremewe. Nyamara Imana iturema yari ifite umugambi wayo yatugeneye, yari ifite icyo yatugeneye ndetse n'iki turemeye, ndetse na buri rugingo rutugize ku mubiri yacu rwari rufite umumaro warwo. Ariko kuri iki gihe abantu bihimbiye indi mimaro igomba gukoreshwa imibiri yabo: iminwa, ibitsina, amaboko, amaguru, ibitekerezo, byose byagiye ku bushake bw'Imana. Tugarutse ku makuru agenda acicikana hirya no hino ku isi, ubutinganyi hirya no hino ku isi bumaze gufata indi ntera, aho kuri ubu amatora amwe n'amwe hirya no hino ku isi agenda ashyingira abantu bahuje ibitsina nta kibazo, ndetse abantu bakabifata nk'ibisanzwe. Ubukwe bukaba, bakanywa bakarya maze bakabasezerera bakajya kubana mu rugo nk'umuntu umwe, nk'umugabo n'umugore, nyamara bahuje ibitsina. Mu yandi makuru hari n'ababifata bakihinduza ibitsina, yari umugabo agahinduka umugore, wari umugore agahinduka umugabo, wari umusore agahinduka inkumi, wari inkumi agahinduka umusore. Ibi biri kuba. Si ibyo gusa, mu karere ka Ruhango aha ni mu gihugu cy'u Rwanda mu ntara y'Amajyepfo, umusore aherutse gufatwa asambanya inka. Bagize batya bamubajije ibyabaye n'icyabimuteye ati urukundo ni impumyi. Mu mudugudu wa Munini aha ni mu kagari ka Buhanda mu murenge wa Bweramana wo mu karere ka Ruhango niho byabereye. Umusore yashinjwaga gusambanya inka ndetse na nyirayo yemeje ko yamuguye gitumo koko. Bamwe mu baturage bari batuye muri aka gace barakajwe cyane n'ibi bintu, bavuga ko ibi ari amahano kuri bo, babifata nk'iminsi ya nyuma y'imperuka. Uyu ukekwaho gusambanya iyi nka yahise atoroka. Tugarutse mu gitabo twasomye cyo mu Baroma uhereye mu gice cya mbere umurongo wa 21 ukagera ku wa 30, hari aho twageze ku murongo wa 26 n'uwa 27 hatwigisha ko ubutinganyi ari ingaruka yo guhakana no kutubaha Imana. Abantu benshi ntabwo bamenya ko iyo umuntu akoze ubutinganyi aba ahakanye Imana, nta nubwo aba yemeye, ndetse no muri we aba atayemera na gato. Ni icyaha gikomeye. Iyo abantu rero bakomeje gutsimbarara kuri icyo kintu, akumva ko kuryamana na mugenzi we bahuje igitsina, kuryamana n'amatungo n'ibindi bisa nkabyo, uba uhakana Imana muri wowe, ndetse n'ikimenyimenyi Imana ntibikuzi, nawe uba udashaka kuyimenya. Nyamara hari igihe bishoboka ko wahindukira bigakunda. Uhaye ikaze. Nitwa Nigwa Jeremy. Iyi ni Baba Official. Umugabo naryamana n'undi mugabo bazaba bakoze ikizira, bombi bazicwe, nibo bazaba barwihamagariye. Uru bavuga ni urupfu. Aya ni amagambo ari muri Bibiliya yera agaragara mu gitabo cy'Abalewi mu gice cya 20 umurongo wa 13. Aya magambo ashobora kuba ikimenyetso cy'uko mu Bayisiraheli habagamo igikorwa cyo kuryamana kw'abahuje ibitsina, ariko ko bitari bishyigikiwe. Abasoma Bibiliya neza bazi ko kuryamana kw'abahuje ibitsina biri mu byatumye Imana irimbura Sodomu na Gomora, ku buryo ibi byatumye abemera
kwemera Bibiliya yera babishingiraho bamaganira kure abafite ibyiyumvo nk'ibi ngibi aho byaba bishingiye hose. Ku rundi ruhande, kuryamana kw'abahuje ibitsina gukomeje gufata indi ntera mu mico n'imigenzo itandukanye hirya no hino ku isi. Hamwe bakabyita ikizira, abandi bakabisobanura nko kwishyira ukizana mu mudendezo ushingiye ku mibonano mpuzabitsina. Kwemera kwa bamwe gutuma babufata nk'ibisanzwe nk'uko umuntu yakorana imibonano mpuzabitsina n'uwo badahuje. Ahandi bikaba kirazira ku buryo ubiketsweho cyangwa se ubibonetseho wese aterwa amabuye akaba yanakwitwa. Bivugwa ko mu myaka 8,000 mbere y'ivuka rya Yesu Kristo aribwo abatinganyi ba mbere babayeho mu gihugu cya Zimbabwe. Bari muri Zimbabwe, mu gihugu cya Zimbabwe, aha ni muri Afurika. Uko iminsi yahise indi ikagenda, bagiye bagaragara no mu bindi bihugu ku migabane itandukanye, kugeza aho ubu bigoranye kuvuga ko hari igihugu batarimo. Kugeza ubu biragoranye kuko kuri ubu babona igihugu kitarimo umutinganyi cyangwa abatinganyi. Nyuma y'inkundura zikomeye zikomeje gukazwa hirya no hino ku isi, aho abari mu muryango w'abaharanira uburenganzira bw'abaryamana bahuje ibitsina LGBTQ batahwemye gusaba ko iki gitabo cya Bibiliya yera cyangwa se ntagatifu gikoreshwa n'amatorero atari make ku isi gihindurwa. Biragoye, birumvikana ko atari uguhindura ingingo zose abakeneye impinduka bifuza, ahubwo bari bakeneye ko hahindurwamo imirongo imwe n'imwe muri icyo gitabo ivuguruza cyangwa ikagaragaza ubutinganyi nk'ikizira. Amakuru agaragaza ko bimwe mu bigo bikomeye byari binashyigikiye icapwa ryayo igahindurwa mu ndimi zitandukanye ku isi, ariko bamwe bakabibamba. Uko kutemeranywa kwatumye imwe mu miryango ya Bibiliya ku isi itangira gutakaza abaterankunga bayifasha gucapa Bibiliya zikenerwa buri mwaka, cyane cyane ko ari akazi katoroshye. Kuri ubu habarurwa nibura Bibiliya miliyoni 10 zicapwa buri mwaka ku isi, gusa buri munota hakaba haragurishijwe nibura izigera kuri 32. Icyo kwibaza ni iki gisabwa kugira ngo izi Bibiliya zigere kuri buri muntu wese? Bisaba ishoramari ritari rito, kuko nko mu Rwanda gusa usanga nibura hakoreshwa arenga miliyari mu gucapa Bibiliya buri mwaka. Hari imiryango n'ibigo bitandukanye byatangaga Bibiliya yera ntagatifu. Hari imiryango n'ibigo bitandukanye byatangaga Bibiliya yera cyangwa ntagatifu ku bayoboke bayo ku buntu, ariko nyuma y'izo mvururu no kutumvikana byagiye bigaruka hirya no hino ku isi, byaragabanutse, ndetse ku isoko izi Bibiliya zirahenda ku buryo hatagize igikorwa zishobora gucika burundu. Kuri ubu igiciro cya Bibiliya kiri hagati y'amafaranga 8,000 n'ibihumbi 115 by'amafaranga y'u Rwanda. Imiryango cyangwa ibigo bifite uburenganzira bwo kugurisha Bibiliya birangajwe imbere na Gideon The Good News, Bible Publisher, Thomas Nelson na One Bible Publisher. Bivugwa ko hari ibyo byanze kumvikana na bamwe mu bashyigikiye ubutinganyi, bigatuma inkunga zatangwaga zihagarara. Harakorwa iki? Uko guhangana gukomeye kwatumye bashyigikira ubutinganyi bashyiraho gahunda yo gukora Bibiliya ishobora kuzahangana na Bibiliya yera ariko inashyigikira ubutinganyi. Iyi Bibiliya bivugwa ko ari yari isanzwe ya King James Bible yahinduwe mu 2012 mu rwego rwo kurwanya imyumvire abantu bari bafite ku butinganyi, ndetse yamaze gushyirwa ku iguriro rya internet rizwi nka Amazon. Ubu uyishaka ujya kuri Amazon ukayibona. Bivugwa ko muri iyo Bibiliya hahinduwemo 8 gusa yasaga n'iteje ikibazo, ngo ku buryo ntaho abayoboke b'amadini bayikoresheje bashingira bavuga nabo butinganyi. King James Bible ifite paji zirenga 600 yakozwe n'amadini ashyigikiye ubutinganyi, yandikwa mu Cyongereza gusa. Hari gahunda ko yahindurwa mu ndimi zose ku isi kuko ishyigikiwe n'ingeri zinyuranye, ndetse hakazabaho n'amahugurwa ku mikoreshereze yayo nk'uko higwa Bibiliya yera. Bivugwa ko iyo Bibiliya nimara gufata imizi hazakurikiraho urugamba rukomeye rwo guca Bibiliya yera cyangwa Bibiliya ntagatifu binyuze mu kongera imisoro, ku buryo kuyigura benshi bizabananira burundu, ndetse n'abatunzi zo muri telefoni zabo zishobora kuzavaho uko Queens izaba yihariye isoko kuri Google. Guhangana no kuba Bibiliya yera itakendera, imiryango ya Bibiliya mu bihugu byose yatangiye kugenda ikusanya inkunga zo kuyifasha gucapa Bibiliya nyinshi zishoboka buri mwaka, nubwo isa n'iri kwirwanaho. Kuri ubu hifashishwa abayoboke b'amadini atandukanye, aho bakusanya inkunga zigenerwa umuryango wa Bibiliya muri icyo gihugu, cyane ko yimye amatwi abaterankunga bifuzaga ko amatorero ashyigikira ubutinganyi.
Icyo kwibaza, ushobora kwibaza uti ni izihe mpamvu zishingirwaho zeza ubutinganyi cyangwa se zishyigikira ubutinganyi? Inyandiko ya The Atlantic yo kuwa 27 Mata 2016 yagaragaje ko ubutinganyi ari ikintu gisanzwe ndetse abantu bakuru bari hagati ya 2% na 11% bagira ibyiyumviro byabwo. Ibi bisa naho ari nabyo bishingirwaho mu kugaragaza ko ubutinganyi ari ibyiyumvo by'abantu atari amahitamo bakora bakuze nk'uko bamwe bakunze kubivuga. Inyandiko iri mu kinyamakuru Africa.org igaragaza ko impamvu zigera muri 5 abantu badakwiye gufata ubutinganyi nk'icyaha nubwo bitavugwaho rumwe ku bemera Imana. Iyi nyandiko igaragaza ko umuntu nta ruhare yagize mu kwirema no kwisanga kunda abo bahuje ibitsina, bityo ko Imana yamuremye ibizi ntabwo ari ikosa kuryamana n'abo bahuje ibitsina. Ni ko izi nyandiko zivuga. Hari ukuba nta mahitamo yagize yo kwisanga uko ari ndetse ko abantu bose bararemwe mu ishusho y'Imana no kuba nta cyatandukanye umuntu w'Imana nk'uko Imana ikunda abo yaremye. Ariko abatemeranya nabo bavuga ko ari inyigisho z'ubuyobe n'ubushukanyi, bityo ko abantu bakwiye kwirinda icyaha aho kiva kikagera, byagera ku butinganyi byo bikaba ikizira. Nibyo na Bibiliya yera irabivuga. Nyamara abantu bashaka bareka guhuma cyangwa se kugendera mu kigare cy'isi bakabona ko isi ishaje kandi iri gushaka bitwara. Nibyo amatorero azacikamo ibice. Mu mwaka w'1886 nibwo Dr. Alfred Kinsey yakoze ubushakashatsi bwa mbere ku butinganyi, yemeza ko atari uburwayi ahubwo ari ibintu bisanzwe kandi biri mu miterere ya muntu, kuko mu bakoreweho inyigo hari abavuze ko ari bwo bakunda kurusha gukorana imibonano mpuzabitsina n'abo badahuje igitsina. Kuba bamwe bashobora gushyigikira ikintu runaka abandi ntibagishyigikire, nta kabuza hazacikamo ibice bitewe n'iyo myemerere. Isi irashaje. Amadini ashamikiye ku yandi matorero akomeye ku isi, ni ukuvuga afite amashami mu bindi bihugu, ashobora kuzisangamo asanga ubutinganyi nta kibazo kiburimo mu gihe abandi babufata nk'ikizira. Ibi byatangiriye mu bihugu aho ibihugu bimwe bya Afurika byabonye ko ubutinganyi ari ikizira ndetse binabwamaganira kure. Urugero nko mu itorero Anglikani, u Rwanda, Uganda ndetse n'ibindi bihugu byamaganiye kure iki cyaha cy'ubutinganyi, aho iri torero rigifata nk'icyaha cy'indengakamere kugeza ubwo byabatandukanije no ku ivuko ry'itorero Anglikani ku isi mu Bwongereza. Ibi si amagambo cyangwa imigani kuko byamaze no kwigaragaza, aho hari amatorero yamaze kwiyomora kuri Anglikani y'Ubwongereza n'andi ayishyigikiye kuba yaha rugari abaryamana bahuje ibitsina. Nubwo uyu munsi havugwa itorero rya Anglikani, ariko birashoboka ko n'andi menshi ku isi ashobora kwemeza ko aba bana bahuje ibitsina bakwiye guhabwa rugari, bigatuma bamwe bayiyomoraho mu buryo runaka. Nitwa Niguhajeremo. Rundi ruhande kubemera Bibiliya mu gitabo cy'Itangiriro igice cya 1 umurongo 25, Imana irema inyamaswa zo mu isi nk'uko amoko yazo ari n'amatungo nk'uko amoko yayo ari, n'ibintu byose bikururuka hasi nk'uko amoko yabyo ari. Imana ibona ko ari byiza. Umurongo 26, Imana iravuga iti tureme umuntu agira ishusho yacu ase natwe batwara amafi yo mu nyanja n'inyoni n'ibiguruka n'ibisiga byo mu kirere n'amatungo n'isi yose ndetse n'igikururuka hasi cyose. Imana irema umuntu agira ishusho yayo, imurema afite ishusho y'Imana, niko yamuremye. Umugabo n'umugore niko yabaremye. Imana ibaha umugisha, irababwira iti mwororoke mugwire mwuzure isi, mwimenyereze ibiyirimo, mutware amafi yo mu nyanja n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere n'ibintu byose bifite ubugingo byigenza ku isi. Kandi irababwira iti dore mbahaye ibimera byose byera. Aha Imana ikimara kubarema umugabo n'umugore ikabaha umugisha, ikababwira ngo bororoke bagwire buzure isi. Yari ifite umugambi ko umugabo n'umugore bazakora imibonano mpuzabitsina kuko badahuje igitsina, maze nabo bakabyara undi muntu, bakarema umuntu, bakororoka. Niwo wari umugambi w'Imana. Icyo kwibaza, utekereza ko waryamana n'umuntu muhuje igitsina, yaba umugore cyangwa umugabo, mukabasha kuba mwakororoka? Biragoye. Utekereza ko umugabo ku mugabo bashobora kuba babyara umuntu cyangwa bakarema umuntu? Ntibishoboka. Utekereza ko umugore ku mugore bahuza ibitsina bakabyara umuntu? Ntibishoboka. Ese uramutse usesenguye neza iri jambo mpuzabitsina, ni ibihe bitsina bihura? Ni ibyari bitandukanye, nibyo bihura bikarema umuntu. Imana irashoboye. Imana ikora buri kimwe cyose mu mugambi wayo. Urugero, izura Lazaro wari wapfuye ari mu gituro, bashiki be ntibabashaga kubikurura ngo babyumve ndetse n'abari hafi aho bose. Yesu yarababwiye ati nimukureho igitare, maze Marita mushiki w'uwapfuye aramubwira ati databuja none ko yamaze kunuka nyuma yo kumara
minsi napfuye turakuraho igitare bimara iki? Yesu aramubwira ati sinakubwiye ntimwizere? Niwizera uri bubone ubwiza bw'Imana. Ni iki dusabwa kugira ngo twizere ko Imana ishobora byose? Ni iki gituma tugira inyota yo kugera ku byo twiremeye ntitunyurwe n'ibyo Imana yaturemeye? Niba Imana yaraturemeye gukora imibonano mpuzabitsina tudahuje, kuki dufite inyota yo gukora imibonano mpuzabitsina n'abo duhuje? Ni ikibazo. Nitwa Niyiguha Jeremy. Ubwiza bw'Uwiteka Imana yacu bube kuri twe, buduhishurire kumenya ibikwiriye n'ibidakwiriye gukorwa mu buzima tukiri ku isi, kuko nyuma y'ubu buzima ibintu byose bizarangira. Hazabaho kwicuza ndetse hazabaho kwinenga ubwacu, amarira menshi, imiborogo, ariko ku rundi ruhande hazaba hari abari kwishima, bishimira ko Imana yabarinze, ko bayumviye bakiri mu isi ikabarinda ibi byose. Ubwiza bw'Uwiteka Imana yacu bube kuri twe, butuyobore, buturinde kujya mu buyobe, kandi udukomereze imirimo y'intoki zacu, nuko imirimo y'intoki zacu yikomeze. Ayo ni amagambo ari muri Zaburi ya 90 umwanditsi Dawidi yaririmbye avuga, anasaba. Nanjye nibyo mbasabiye. Mushimiye amahitamo wagize yo kumva no gukurikira iki kiganiro cyacaga ku Bwafashe. Njye mukomeje kubana umunsi kundi. Nitwa Niyiguha Jeremy. Ndagushimiye.